Ndagusuhuje nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bakobwa bakundwa n'abagabo bakize. Mu muco nyarwanda dukunda kugaruka ku kuntu isi igeze ahantu habi, bityo abakobwa n'abagore bakaba basigaye bakunda amafaranga. Tukavuga ukuntu urukundo nyarukundo rutakibaho. Nyamara ibingibi ni bya bindi usanga uko isi ihinduka hakaza imico abakuze batamenyereye, aho kuyifata nk'iby'ubu muri rusange. Ibibi bigaruka ku gitsina gore kuko tukishyiramo iby'uko amafuti y'umugabo ngo ari bwo buryo bwe. Mu isi ya none kuba umusore yakwitwara nabi usanga nta kibazo biteye, ariko kuba umukobwa byagaragara ko yitwara uko sosiyete itabyifuza ni ikibazo gikomeye. Aho nshaka kugera naha, baba abagore, baba abagabo, baba abakobwa, baba abahungu, muri rusange abantu bakunda amafaranga. Kandi ni mu gihe amafaranga akemura byinshi mu isi ya none. Gusa ku bakobwa n'abagore, bumwe mu buryo bwo kubona kashi burimo kuyahabwa n'abagabo. Ibyo ngibyo ni ibintu twamenyereye kuva kera. Nyamara isi yarahindutse, ubu hasigaye hari n'abagabo n'abasore bahabwa amafaranga n'abagore n'abakobwa. Kwitana ba mwana ubu bishatse byahagarara. Ntihongere kuvuga ko abakobwa bakunda amafaranga, ahubwo tukamenya kandi tukemera ko abantu muri rusange bakunda amafaranga, kandi zimwe mu nzira zo kuyakorera zikabamo kuyahabwa n'uwo mudahuje igitsina mu izina ry'urukundo. Nubwo urukundo nyarukundo rutagendera ku mafaranga cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko burya kugira ngo ukundane n'umuntu hari ibigukurura kuri we, bigatuma wumva gushishikaje ukamwegera buhoro buhoro, mwahuza mugakomerezaho. Ni nako rero burya hari abakobwa bakundwa n'abagabo bafite amafaranga. Utese aba bakobwa n'abameze gute? Baba barusha iki abandi bakobwa? Ikintu cya mbere gikurura umugabo w'umukire ku mukobwa ni ubwiza. Burya abagabo bafite amafaranga bakunda abakobwa basa neza ku mubiri, ariko akenshi ubwiza bw'umukobwa buterwa n'umureba. Yewe mu bushakashatsi nakomeje gukora, naje gusanga umugabo abonamo umukobwa ubwiza ahereye ku kuntu we ubwe asa, uko umubyeyi we asa, n'uko abashiki be basa, cyangwa abandi bantu b'igitsina gore bo mu muryango. Ibi ngibi ariko byikora uyu mugabo cyangwa se uyu musore atabitekerejeho, atanabigambiriye. Ni naho uzabona umukobwa wowe utekereza ko ari mwiza cyane, ariko umugabo mugenzi wawe ukabona ntabyitayeho. Ahanini biturutse ku kuba uko asa ntaho bihuriye n'ubwiza yamenyereye kubona kubo yakuze akunda. Ubwiza tubukuremo, dukomereze ku bindi bisigaye abagabo bakize bakunda ku bakobwa bifuza kujya nabo mu rukundo, cyane cyane ku bwiza ntawe ubwiha. Umukobwa wa mbere abagabo bakize bifuza kuba kumwe nawe mu rukundo ni umukobwa uberwa, wa wundi uzi kwinyuraho koko ku buryo ahanyuze hose babibona. Kuberwa bitwara umwanya kandi bisaba kuba ubikunda, ubishaka. Ntutekereze ko ubu ngubu ushobora gutangira kuvuga ngo ngiye gutangira kuberwa. Cyakora ushatse umuntu ubimenyereye ubikwigisha byagukundira. Hari abakobwa babyitaho rwose kandi bakabishyiramo imbaraga zabo zose, kandi kuberwa birahenda. Wa wundi utapfa kubona ifoto ye hanze yafatishijwe na telefone, ahubwo akamenya ko n'igihe yifotoza ubwiza bwe bugomba kugaragara uko bwakabaye, bityo ibintu bye byose bishyira ubwiza bwe hanze, bigakorwa n'abanyamwuga muri byo. Hari abagabo bafite kashi rero baba bashaka bene uyu mukobwa, umukobwa uzamunyuza mu nzira, umukobwa nawe yumva yishimiye kureba, umukobwa bagenzi be bareba bakamubwira bati ufite umukobwa, cyangwa se tout simplement bakarya iminwa. Umukobwa wa kabiri ni umukobwa ufite akazi keza cyangwa business kandi uri successful. Mu Kinyarwanda bavuga ko nta wanga ijana mu rindi, kandi ko ibisa bisabirana. Burya umukobwa wishoboye ufite business yakora cyangwa ufite akazi keza kamuha amafaranga meza akurura abagabo bafite amafaranga. Abagabo bakunda cyane uburyo ari umuntu uba uzi icyo ashaka, uzi gushakisha, kandi ko baba bafite byinshi baganiraho bakabyumva kimwe,
kuko bombi baba bari muri iyo monde yo gushabika nyine. Hagati yabo ibiganiro ntibibura. Umukobwa wa gatatu ni umukobwa uzi ubwenge n'abamukikije bakaba babizi. Uyu mukobwa aba azi kuganira, gutanga ibitekerezo bizima, ku buryo wa mugabo ufite kashi iyo bicaye baganira amwitegereza yaryohewe kandi akamukuraho byinshi bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi nk'umuntu ufite amafaranga koko. Ni umukobwa asohokana yicaye ku meza n'abandi banyamafaranga ntamukoze isoni, kuko azi ubwenge nyine, kuko atanga ibitekerezo bizima, kuko nabo bari kumwe bishimira kumutega amatwi. Uyu mukobwa nawe akurura abagabo bafite kashi. Umukobwa wa kane ni umukobwa uzi kwita ku mugabo. Uyu mukobwa aba agira ubumuntu, aba ari inyangamugayo, ariko kandi akaba azi no kubasha kubona icyo umuntu akeneye akakimukorera atabajije. Bene uyu mukobwa yashyizemo kuba adasesagura. Umugabo ufite kashi amukundira ko amufasha kubaka umubano n'abandi bantu akeneyeho ubufasha. Bene uyu ni wa wundi umenya icyo akorera umugabo igihe agiye mu nama y'akazi ikomeye kandi iza kumuha ibiraka, akamenya kumubwira atambara iki, kuramo iyi karavate, shyiramo ibi ngibi. Ni wa wundi utinuba iyo amubwiye ati tujye mu nama y'ibi n'ibi mperekeza, kandi ni wa wundi utinuba iyo amusabye kumutegereza mu rugo niyo yagenda akararayo cyangwa akamara icyumweru kirenga. Mukobwa, icy'ingenzi ni kimwe, kugira ngo ugumane umugabo ufite kashi mu gihe watomboye ko mukundana, menya ko adakunda ibintu bikeya bikurikira. Umugabo ufite kashi ntakunda umukobwa umubeshya. Umugabo ufite kashi ntakunda umukobwa ushaka kumurusha ubwenge. Umugabo ufite kashi ntakunda umukobwa w'injiji, umukobwa usesagura. Nubwo afite amafaranga menshi, nubwo yishimira kuyaguha, ariko iyo asesagura arabibona kandi ntabikunda. Amafaranga yaba yamuruhije. Umukobwa utamushyigikira mu mishinga ye, umugabo ufite kashi ntamukunda. Imishinga yarabizi aho imugejeje. Kuba uyikunda cyangwa utayikunda, ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye kumugaragarira. Ukwiriye kuba umushyigikira empowe entre. Umukobwa umukundiraho abandi bagabo, uyu mugabo ufite kashi abyanga kubi, kubera ko umucishije bugufi, umweretse ko amafaranga ye ntacyo amaze. Umukobwa utibuka ko uyu mugabo ufite kashi bakundana aba ahuze kubera business ze nyinshi, ngo maze amuha umwanya wose akenera kuba atari kumwe nawe kandi atinuba, ahubwo ugasanga aramuhoza ku nkeke ngo babane buri munsi, ngo amusohokane, ngo amujyane mu bintu n'ibindi, agatangira kumubwira ngo ese akazi kakumariye iki kutampa umwanya, ngo ese ibi ngibi ngo ubona bimaze iki. Uyu nguyu ntabwo bazashobokana. Ikiza imbere yawe we nk'umukobwa akunda ni business ye, n'akazi ke, nibimuha amafaranga. Ndagushimiye, njye ndishangazi Emma Claudine, mwifurize kuryoherwa mu rukundo, mwifurize kurutindamo, ndetse no guhinduka umutima w'urugo mu rugo rurimo amafaranga. Nta muntu udakunda amafaranga, nta muntu udakunda kashi muri iyi si, n'abibwira ko batayakunda barayakenera. Inama nakugira nimwe cyakora, byaba byiza guharanira kugira amafaranga yawe ku giti cyawe mukobwa, kurusha kuzayahabwa n'umugabo, kuko uyu mugabo nyine bizagusaba kwitwararika nk'uko nabivugaga. Nubwo bwose ku mugabo wese uzitwararika, ariko kandi gushaka umugabo ufite amafaranga ni hahandi agufata uko ashaka kuko utinya kwahukana. Ariko niba ufite amafaranga yawe ugashaka umugabo ufite amafaranga nawe, ni byiza muruzuzanya. Nibiba ngombwa ko munatandukana, ntabwo bwinshi uzaba ufite. Sinkwifuriza gutandukana, ndakwifuriza kugira ibihe byiza no gukira ugatunganirwa, ariko kandi igihe uzaba ufite amafaranga yawe, nta nubwo uzihutira gushaka utabiteganyije.